Kid Gaju na mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina kigaruka kuri muzike yawe reka tubanze tumenye Kid Gaju ndi hanze ya muzike cyangwa se hanze y'umuziki ni muntu ki Kid Gaju sanzwe bazi hanze ya muzike nitwa Muhimiza Gaju ute ni umusore n'umupapa w'umwana umwe so mungu sangura aho nta kibazo ubwo n'umwana umwe na madamu umwe uwo mupapa w'umwana umwe ariko udafite umudamu babana ntabwo turi abana ariko ibyo nibyo by'abana byo gushaka umwana kwanza urabipanga gihe giki kubana na madamu kubera ko uvuze ko biri mu nzira ni vuba nanze turimo turazisengera tunabikoraho muri uyu mwaka uzabamenyesha n'uturuzi muri uyu mwaka ariko ni vuba hanyuma reka tugaruke ku ruhando rwa muziki rumwe mu bahanzi navuga ko uyu muziki bawumazemo ni imyaka myinshi kubera ko ari n'umwe mu bantu batangiye kukumva tukiga segonderi za mama bebe ni 2000 na kangahe gutyo nk'iyo ni 2012 2012 nibyo ni za segonderi ni segonderi iyo umuntu arebye wenda ukuntu ukora indirimbo nziza twaze tunabivuga wabyumvaga yaba mu bijyanye na melody yaba mu bijyanye n'amashusho nta kuntu butagize ngo ukore ibintu bisa neza ibi bintu nk'iyo ibirebye bino bikorwa ukora ukareba wenda na stage cyangwa se n'urwego rw'umuziki uriho ubu ureba bingana sinamenya kubitandukanya kubera ko uwo muziki nkora nyine ni rwego rw'umuziki wanjye naho ibyo kuvuga ngo urwego rw'umuziki ndiho kandi mpamvu kuvuga ko umuziki nkora ari mwiza ubwo ni rwego rwanjye naho ibyo ntabyo urwego rwanjye ni umuziki nyamuguru. Hanyuma ku bijyanye na income cyangwa se mu biva mu bikorwa byawe ibyo biba bihagaze gutya mu bikorwa byanjye nta kibazo biteje ni ndabishima cyane ariko sinabike kubera ko ntangira ntabwo nari nzi ko bizanagera ahangaha bitewe ahantu umuntu aba yaravuye no kwinjira muri izi game kugera ku rwego nabyo ntari nzi ko byapfa koroha ariko nabigezeho so umuziki wamuje n'inshuti nyinshi wantwaye ahantu henshi kuvuga ngo income sinamenya uburyo nibara mu buryo bw'amafaranga gusa ariko ni ibintu byinshi umuziki umaze kungezaho cyane navuga ko nk'uko bigarutse wamugana umuziki ugenda uguhuza n'abantu ukakubona n'ayo mafaranga rimwe na rimwe akaboneka ibintu byinshi biba bigenda biva muri muziki nk'uko ubigarutseho ni ibintu byiza cyane kubera ko nta wakwifuza gukora atunguka cyangwa se ntacyo ari kuronka mu byo akora hanyuma wenda mu maso ya nk'ibirebye muziki yo mu Rwanda muri iyi minsi kuyikora uvuze igihe watangiriye n'ubundi ukora kugeza uyu munsi gukora muziki hano mu Rwanda urabona ni ibintu byoroshye cyangwa biragoye mu Rwanda kubera ko iyi myaka ishize mwavugaga twagiye dukora twarimo twubaka ibintu kubera ko industry yari ikiri hasi ariko ubu ngubu bigeze ahantu heza ni ukuvuga ngo aho waririmbira hose yaba ari mu Rwanda n'ahandi ntabwo gutangira biragora cyane ntabwo nabwira umuntu uri gutangira cyangwa ushaka gutangira vuba ahangaha muziki umubwira ngo ni ibintu byoroshye ni urugendo rukomeye rusaba kwihangana rusaba gutegereza nyine igihe no gukora cyane no kwitanga so ubu ngubu umuziki ugeze ahantu heza ntabwo bikigoye cyane nka kera ubu ngubu urabona ko uburyo bwo promotinga uburyo twakoze music kera tutagira n'ama YouTube channel ariko ubu ngubu YouTube channel ibintu biri kugenda neza abantu benshi kubona amafaranga no kuvuga ngo ibintu byinshi bitanga amafaranga mu muziki ni byinshi ahantu henshi income ziri kuva ahantu henshi kuvuga ngo umuntu wese ufite umuziki mwiza byamworohera bitewe n'ibyo akora uvuze wenda ibintu by'ama YouTube channel bihita binyutsa na rino tangazamakuru riri gukorera ku ma YouTube hari ukuntu abantu bari kuvuga na jobundi hari umwe mu banzi twari turimo tubiganira n'abandi tujya tubiganira abanyamakuru bari kuvuga ko muri iyi minsi bino bintu by'aba YouTuber cyangwa se abantu bafite ibitangazamakuru bikorera kuri internet ngo biri gutuma abahanzi bamenyekana bakaba abastari ariko ugasanga nta kintu kiri mu mufuka cyangwa se izo income twavuga ntazi hari wowe ubibona ute ntabwo mabanya nabyo kubera ko
abantu bose bafite indirimbo zose urabona ko nko muri indirimbo zasohotse muri iki gihe cya lockdown zagize views nyinshi no kuvuga abantu bose basohoye indirimbo nyinshi yagiye bagize amahirwe zigakunda ntabwo navuga ko ntacyo bakuyemo kuko YouTube zabo zararembye cyane kandi YouTube irishura so ni ukuvuga ngo ntabwo nahamye ko ntacyo bari kubona gusa indirimbo ziracyari nkeya abantu baracyasohora indirimbo nke agasohora indirimbo abantu bakayikunda agatinda ariko ni ukuvuga ngo izi YouTube zacu tuzigaburiye zanafunga abahanzi iyo tujya no muri show akenshi ugiye gukorana indirimbo n'abandi bahanzi bo hanze wibanda ku bahanzi bo muri Uganda cyane harimo abo uramukobwa mwakoranye sindi muri uvuga ngo gahunda ntuzayice harimo indirimbo akoranye na Radio Wizo Tonada rero biti na album yawe ya mbere ndakeye kufite n'indirimbo na Shiba kubera icyo ukunda gukora n'abagande cyane White not Tanzania cyangwa n'abandi barundi n'abakongomani Uganda niho natangiye umuziki wanjye kuvuga ngo biranyorohera mu communicating n'abantu babo ariko ibihe uko n'abandi bakora ufite album ndi guteguraho igo biriho abahanzi batandukanye bo muri Afurika banashobora kugeraho so abagande wenda usubije ku kintu bakunda kwibaza niho nahereye umuziki kandi twese nyinshi ni ukuvuga ngo gukorana nabo nta kindi kibishima ahubwo no kwakundi muri inshuti niho watangiriye kariyeri yawe yes okay ibyo byose ni waratangiriye mu gihugu cya Uganda ukaza no mu Rwanda ubwo ngaho uzi ukuntu muzike yaho ifasha umuhanzi kuba yatera imbere cyangwa se nuko ikorwa nk'ibiro by'iyo muzike yari muri Uganda ni hano mu Rwanda ubona ukayikompara ubona bihagaze gute si ibintu byo komparwa kubera ko muri Uganda umutwe wabo bawutangiye kera babonamo n'amafaranga kera bimaze kwaka bigeze ku rwego rwo hejuru cyane ariko iyo urebye indirimbo z'abanyarwanda ubu ngubu zigezweho cyane muri Uganda nko mu myaka 3 ishize haje n'ibibazo bya boda n'ibiki ariko umuziki wo wari umaze gutangira kugenda cyane banawumva cyane bawuharana kuvuga ngo icyo navuga ni nkaho twatugeze ku gihe cy'uko abagande bakuwe cyangwa se n'abandi bo muri East Africa na Africa muri rusange ariko binyuze muri iyo Uganda ko Uganda ifite uruza nini cyane yo umuziki wabo ukinyariye biroroha kugenda mu bindi bihugu so umuziki wacu nawe ugeze ahantu ntabwo twawukompara n'uwa Uganda ariko turi inyuma yabo turimo turaza neza hanyuma reka tugaruke kuri iyo album yawe wari ukomoje na album iteye gute uteganya kwishyira hanze mu kigihe ni album nari maze imyaka 2 nkoraho yari iteganyijwe kuzasohoka muri aya mezi ashize uyu mwaka twatangiye umwaka dufite indirimbo yitwa Movera iri kuri album ni yari itangiriye ibanjirize kuri album igihe turi gukora amashusho hazamo lockdown urumva gahunda zose zisa nkaho zisubitse ubu nibwo ndi gusubukura gahunda no kuvuga ngo video ya Movera nayo irasohoka muri next week noneho ntangire noneho kuvuga kuri gahunda za album muri rusange ariko ni album iriho ifite package nini cyane kabisa yateguwe kandi nizera ko izashimisha bose bakunda umuziki wanjye ndetse n'abantu bakunda umuziki nyarwanda ni album izi ko izagira ikihindura cyane kinini kuri ubu rwego umuziki wacu ugezeho wari uvuze ko wenda hashobora kuzagaragaramo bamwe mu banzi batandukanye bo muri Afurika y'Iburasirazuba bamaze gupanga nabahe navuze ko gahunda za album ntashobora ntangira kuzivugaho none ariko ndakwizeza ko bahari kandi ntangira bidusubukura gahunda za album nyine dutangiye kujya muri activities nzababwira kabisa nzabatangariza abantu ariko barahari kandi abahanzi bakunda izaba ari album yawe yakangahe ni nkaho navuga ko ari iya mbere cyangwa iya kabiri kubera ko indirimbo zose nakoze concert ariko ntabwo nigeze nkora album ngo nsohore CD abantu bayibone kuvuga ngo ni nkaho ari album nicyariye ngategura yanjye wenda dusoza kino kiganiro twagiranaga ino ndirimbo byabyo turi kumva muri kano kanya ivuze iki kuri wowe iyo indirimbo iri kuri album ni indirimbo ntabwo ivuga kuri njye gusa ahubwo ni indirimbo nandikiye abantu bose rusange abantu banyuzemo bafite nawe turi kuganira ndabizi ko ufite ibihe byawe bya kera kandi ukumbuye wakwifuza ko byongera kugaruka
ni indirimbo ni vibe, ni indirimbo ntoya abafana banjye, ni indirimbo urabizi indirimbo zaje zimaze igihe zisohoka, ni indirimbo zaje ziguruka, so ubu ndashaka ko byibuze abafana bacu mu Kinyarwanda bongera bagaha umwanya ibintu byo kumva atari ukubyina cyane, so indirimbo ni yabo ibona ikoreye, no kuvuga ngo bafate umwanya bongere bumve ko ari good music niko navuga. Reka wenda tugaruke kuri indirimbo yawe ise Mpobera wayikoranye na Maroni. Gukorana na Maroni wumvise bimeze gute? Biba bimeze gute gukorana na Maroni? Gukorana na Maroni byari byiza cyane ko Maroni umunsi wa mbere na meeting yari habaye chemistry nziza, twarakonetinze murumuna wanjye, abana bo mu rugo, kugeza abantu bamenye, nagiye mufasha ibintu byinshi, mwereka inzira icyo gukora. So igihe cyo gukora indirimbo ntitugeze tubipanga, ariko byabaye mu minota kandi indirimbo ivamo ari nziza. Nuko nabisigura ku bafana ko video yarakinze ibibazo byaje shadi turusaba, ariko video ngo biri ready, yamaze gutegurwa. Yamaze gutegurwa, ahubwo turashaka kuyishyira hanze muri cyumweru gitanu. Gahunda iriho gusa y'umuhanzi mwiza, kandi hari ari connection kabisa muri studio, yari ikintu cyiza kabisa, nukora n'umuhanzi mwiza ushoboye, uri experience nziza cyane. Uretse ya album tubwiye gusohoka y'indirimbo wakoranye na Maroni, indi mishinga mishyashya yari ni ihe dusoza? Imishinga ni myinshi cyane ya Mpobera, kuko ibyo twasohoye bya bihe asanga, ariko Mpobera abafana bayize, ariko usanga baracyayishaka cyane, barayishyuza cyane. Ubu ndashaka kubaha video yayo, ariko mfite n'indi ndirimbo yitwa Nzeme nshaka guhita nsohoraho nayo. Ntabwo nashaka kuyivugaho cyane, ariko mfite imishinga myinshi, ndashaka gusohora byibuze video enye before yuko umwaka urangira, noneho tugomba gusohora album. Reka tugushimire cyane Kid Gaju na The Boy. Murakoze cyane, kandi ikindi mukomeze musapotinga umuziki wacu. Murabona ko abafana bawutega amatwi cyane kandi bawishimiye, ni ukuvuga ngo namwe duhuza n'abafana mu bishyiremo imbaraga. I think ko ni time yo kugira ngo natwe umuziki wacu ujye ku yindi level. Sawa cyane. Twebwe tuzavamo nta mpamvu. Murakoze cyane.